Igitondo cyiza ndabasuhuje mwebwe mukunda gukurikira documentary zacu ibyo mutaza gusobanukirwa umwuka wera azi kubasobanukirwa. Ejo ku munsi w'ejo nabakora ikiganiro mbabwira ko tugiye kubagezaho filime ariko byaje kurangira bidakunze tutabagejejeho filime y'igice cya episode ya 36. Muraza kwihanganira kandi tubiseguyeho. Uyu munsi mbyukiye hano nje kubabwira buryo ki umuvandimwe witwa Kimenyi yaje gukundana n'umwana w'umukobwa witwa Muyango Claudine, ariko nyuma yaho urukundo rwabo rukagenda rurangira gake gake. Ejo bundi bikaba byararangiye urukundo rwabo birangiye rugeze ku iherezo. Ese ubundi no kubera iki ibyamamare by'ubu ngubu urukundo rwabo rutakibaho ngo rurambe? Ese no kubera iki umuntu asigaye akundana n'umuntu urukundo rwabo rukarangira vuba? Ese ni gute ushobora gukundana n'umuntu imyaka irenga 5 ugashiduka urukundo rwawe nawe rurangiye musabye gatanya? Ese bira bintu biterwa n'iki? No kubera iki biri kuba ku byamamare abatari byamamare bakaba babasha kuyobora urukundo rwabo rugakomera kurinda urukundo rwabo rugeze ku iherezo? Ndabasuhuje ndabaramukije, ni muze tubane kuri no documentary ku rukundo mukande subscribe kuri no channel mufungura inzogera ubundi tujye tubasha kubana ibiganiro byose cya documentary nyuje kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel muzajye muyibona byihuse cyane. Nimbara kandi subscribe uru agaciro kandi muhaye ikaze komera cyane, turi kumwe hejuru cyane muze ubundi twiganiriro dutima twinshi comment nyinshi ubundi turebere hamwe ibiri kuba muri kino gihugu cy'u Rwanda gatanya zabiciye bigacika. Uyu munsi muraza kunyemerera tuganire kuri Muyango Claudine ndetse n'umugabo witwa Kimenyi Yves wafatiraga ikipe y'Amavubi wakinnye muri Rayon yewe agakina no muri AS Kigali. Byanga bikunda ndamutse mvuze Kimenyi Yves kabone niyo waba utamuzi wibuka ko hari umuzamu mu Rwanda wigeze kubica bigacika warindiye igihugu cy'u Rwanda waruzizamu cyane, uwo ni Kimenyi Yves. Ndamutse mvuze Muyango Claudine wahita utekereza Miss, nago ushobora kumuyoberwa kuko yigeze kuba Miss w'igihugu cy'u Rwanda 2019 ndakeka ariko ashobora kuba yarabaye Miss w'igihugu cy'u Rwanda. Ese ubundi yaje kumenya na gute n'uriya mukinnyi wakiniraga AS Kigali icyo gihe urukundo rwabo rukomera rurinda bavuga yuko bagiye kubaka umuryango wabo aho kugira ngo ukomere bakaba babanye imyaka 5 urukundo rwabo rukaba rurinze rugeze ku iherezo. Ese ubundi ni iki cyabiteye ko icyo gihe bari bakundanye cyane bavuga ko urukundo rwabo ari urudashira bavuga ko urukundo rwabo atari uruzarangira? Ese ubundi ni iki cyateye Muyango Claudine kugira ngo bino urukundo rwabo rurinde rugera ku musozo ubundi nibarangiza bajye kwaka gatanya? Niyo mpamvu mbyukiye ahangaha, niyo mpamvu nabateguriye ine documentary, niyo mpamvu mba nshaka kubagezaho iby'amatwi yanyu atigeze yumva n'umunsi n'umwe cyangwa se ngo abyumve na rimwe. Vayo hano twongere tubane, ibyiza biri inyuma ntabwo biri imbere, turava mu buryo bwiza tujya mu bundi. Wowe icyo nagushishikariza ni kimwe gusa, nimba ubashije gufungura ino documentary ukumva igitekerezo cya mbere, menya yuko igitekerezo cya kabiri aba ari inyamibwa kandi babigenda biryoha kurushaho. Ubundi ikiganiro cyacu kiryoha kuva ku munota wa mbere kikurinda kigeze ku musozo. Ngwino hano tubane ubundi mwigisha buryo ki nimba nawe uri mu rukundo ushobora kubaka urukundo rwanyu rugakomera niruzigera rurangira n'umunsi n'umwe. Ngwino hano tubane mbanze nkubwire buryo ki nimba ugize ibyago urukundo rwanyu rukazama akantu k'umuvundo. Ese ubundi uwo muvundo warangira gute kugira ngo rugwe ko basenya rubanda roboti? Niyo mpamvu ndahangaha banguka tubane dutangire n'ikiganiro cyacu. Ku itariki 15 byari mu kwezi kwa 7 nibwo umuvandimwe witwa Kimenyi Yves yaje kumenyana na Muyango. Icyo gihe ushobora kwibaza ngo byari mu mwaka wa 2000 na kangahe? Muraza kunyemerera tuze kugaruka ku mateka ya Muyango. Icyo gihe uwo mwaka byari umwaka wa 2019. Icyo gihe mu mwaka wa 2019 umuvandimwe witwa Kimenyi Yves yari afite ex w'umundi diaspora waturukaga mu gihugu cy'abaturanyi cya Norvège, ariko nyuma yuko aje gutandukana n'uwo muvandimwe wa Norvège nibwo yaje kumenyana n'umunyarwandakazi, ubundi barangije urukundo rwabo barakundana, yewe urukundo rwabo rukomeza gusakara, urukundo rwabo rukomeza gukomera kurinda bafashe umwanzuro wo kubana. Ariko urwo rukundo rwabo rwo kubana rwakomeje gukomera ku itariki 35 z'ukwezi
kwa 12 ni 2020 murumva yuko umwaka wari ugiye kurangira. Icyo gihe bari bamaranye umwaka umwe gusa, urukundo rwabo bibereye mu rukundo. Nibwo baje kugira gutya barasohoka, ubundi nyuma yo gusohoka baraganira, bifata amavideo, inkuru zabo zirasakara zigera ku mbuga nkoranyambaga izo ari zo zose. Murabizi ko zino mbuga nkoranyambaga dukoresha zisigaye zihuta cyane, ushobora gufata amakuru warangiza ukayahisha ariko akabasha kumenyekana mu kanya nk'ako guhumbya, ugasanga ayo makuru yazengurutse isi yose. Buri umwe wese icyo gihe nibwo yaje kumenya yuko umuvandimwe witwa Kimenyi Yves icyo gihe yarindiraga AS Kigali, akarindira n'igihugu cy'u Rwanda, ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Nibwo inkuru zabo zaje kumenyekana ubundi zijya ahagaragara. Umwaka wa mbere urarangira bakundana, bari kwitana sheri, shushu, sweet, hani, mutima, reka sinakubwira, bavuga ko urukundo rwabo rutazigera rurangira. Icyo gihe baje gupanga gusohoka, yewe basohokera ku Gisenyi. Nyuma yuko baje gusohokera ku Gisenyi nibwo umuvandimwe witwa Kimenyi Yves yaje gufata umwanzuro, abwira Muyango, aramubwira ati njye ndagukunda kandi urukundo ngukunda ni rudashira, sinjya nifuza yuko ruzarangira, yewe mbonye ruramutse rugiye kurangira nashaka igitumye rugiye kurangira ubundi tukakirukana mu izina rya Yesu. Aho yaje gushyiramo akantu k'ubumanyeri, arangije aravuga ati ndamutse mbonye rugiye kurangira, mfite umuntu uzi gusenga ari kumvikana, nahamagara Pastor Gitwaza ubundi akandamburaho ikiganza cy'iburyo, urukundo rwanjye nawe rukabasha kugaruka, ati kuko ndagukunda cyane kandi ngukunda urudashira. Ayo namwe mu magambo umuvandimwe witwa Kimenyi Yves yaje kubwirira Muyango ahantu bari basohokeye bita ku Gisenyi. Ubwo byanga bikunda bari bamajije kurya kunywa, akayaga kamaje kubataha, yewe bamaze gusakara, ubundi batangira kwivuga imyato mu by'urukundo rwabo. Akimara kumubwira ayo magambo inkuru yahise isakara, ariko akimara kumubwira ayo magambo hari ibyo n'umwana w'umukobwa nawe yaje kumusubiza. Yaje kumubwira ngo Kimenyi Yves, mbere yuko ngumenya nari nziranye n'abandi, ariko urukundo rwanjye nabo nirwigeze rubasha gukomera. Hari byinshi nakubonyeho, nakubonye yuko ufite urukundo rutangaje, nakubonye yuko uri umukunzi w'inahemuka, nakubonye yuko ugomba kuzandwanira ishyaka igihe icyo ari cyo cyose kandi ishyaka ritazigera rishira. Ati rero niyo mpamvu kubw'amagambo umumbwiye nanjye nyemerera nkubwirira ijambo kandi uritahanure ivane hano ku Gisenyi, rikwinjiremo rigucengeremo nirizigere rikuvamo n'umunsi n'umwe. Ese ubu nufite amatsiko y'icyo uriya muvandimwe ngo ni Muyango yabwiye umukunzi we Kimenyi Yves mu gihe bari muri fiançailles bagifiansanya? Yaje kumubwira ngo rwose kubw'amagambo mbwenda yubashye kandi ndayakunze, ndagira ngo ngusezeranye yuko nta munsi n'umwe nzigera mutengwa cyangwa se ngo ngutererane kabone niyo waba uri mu bibazo, kandi urukundo rwacu ndifuza ko ruzakomera. Ati nanjye ndagukunda ubuziraherezo, urukundo ngukunda nzakomeza kubisaba Imana rukomeze gukomera, niruzigere rureka gukomera cyangwa se ngo rube rwasubira inyuma. Ati ndagukunda cyane kandi nishimiye yuko ikindi gihe nshobora kuzakuzana mu muryango. Ati naragutembereje nakugejejeyo baragushimye. Ati sinibaza impamvu njye nshobora kugushima umuryango wanjye ushaka kukwanga. Ati ibyo ngibyo ntibyashoboka. Ikaze mwifuriza gukomeza kugubwa neza kandi ibihe ibyo ari byo byose Kimenyi Yves, ndifuza ko twazubaka umuryango mugari tukabyara hungu na kobwa, natwe tugakora umuryango wacu. Kimenyi aza kuza asigirizaho avuga ati ibyo bintu ndabikwemereye. Reka twongere tugaruke ku mwana w'uwo mukobwa noneho waje kumukunda cyane. Yaje gusoza inkuru ye cyangwa se amagambo y'urukundo yabwiraga Kimenyi, amubwira yuko amukunda, atazigera ahemuka, atazigera aba inahemuka, azamukunda ubuziraherezo. Ati kandi urukundo amukunda nta wundi muntu yarukunze, nta n'uwundi muntu azamukunda. Yaje gusoza avuga ati kabone niyo twaba tutari kumwe, buryo urukundo ni ruteguza. Ndagira ngo nkubwire yuko urukundo rwacu bitewe n'urukundo ngukunda, uramutse ugize umwaka ukagenda nazarinda nsaza nongeye gushaka undi mugabo, ubaye nsigiye umuryango utawunsigiye ntabyihanganira. Ati kuko sinabona uwo musimbuza, ndagukunda cyane Kimenyi Yves. Ayo ngayo namwe mu magambo urya mwana w'umukobwa yaje kubwira Kimenyi Yves, ubundi urukundo rwabo rukomeza gukomera. Yewe reka sinakubwira
mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo umuvandimwe witwa Kimenyi Yves yaje gukora impanuka ikomeye cyane y'indwara. Ubundi ubwo yarari gukina nibwo baje kumuvuna, ubundi nyuma yuko bamuvuna igufwa rikomeye cyane biza kuba ngombwa yuko asa nko guhagurika umupira, ubundi arangije ajya kwivuza. Yewe yivuza n'igihe kirekire, icyo gihe kirekire yarari kurwana no kwivuza, nibwo yaje kugira amahirwe aza gukira, ariko urukundo rwabo ruza kuza gukomera, ubundi biza kurangira n'ubundi baje gupanga ubukwe. Nibwo yaje kujya kuri TikTok live, ubundi iyo TikTok yari iya Yago, ubundi yewe reka sinakubwira baravuga bivuga imyato, urukundo rwabo noneho rumenwa na buri wese. Baza gupanga ubukwe, baza kubana, yewe babyarana umwana. Uwo mwana umwaka urashira, nyuma yuko umwaka ushize bose bajya ku mbuga nkoranyambaga bishimira yuko umwana wabo yarangije umwaka, babyishimira. Nibwo umuvandimwe witwa Kimenyi Yves yaje kuvuga ati mwana wanjye ndagukunda, nakundanye na mama wawe urudashira, birangira twubatse umuryango. Ati none turashima Imana yuko yabashije kuduha umwana wacu akaba agize anniversaire y'umwaka umwe. Anniversaire tuzakomeza kugukunda, ntituzigera tugutererana, urukundo tugukunda nk'ababyeyi ntiruzigera rushira kandi ntiruzigera rurangira. Ayo namwe mu magambo Kimenyi Yves yatangarije umwana we igihe yari afite isabukuru y'amavuko. Urukundo rwabo rwakomeje gukomera, ariko nagira ngo mbabwire yuko uyu mwaka turimo ku itariki 19 z'uku kwezi nibwo rwaje kugera ku iherezo. Urukundo rwabo birangira batse gatanya, urukundo rwabo ruba rurangiriye aho ngaho. Ese uri gutekereza nyuma yuko Kimenyi Yves atandukanye na Muyango bimeze gute? Ese ni igice kibyihishe nyuma? No kubera iki byagenze kuriya? Uraza kunyemerera de commentaire yacu tuyisoreza ahangaha tugubwira ngo uzakurikirane episode izakurikira iyi ngiyi, tuzakubwira ihezo ry'urukundo rwa Muyango ndetse n'umugabo witwa Kimenyi Yves. Tuzababwira impamvu batandukanye, tuzababwira impamvu Kimenyi Yves atakigaragara mu mupira cyane size ngizi aho ashobora kuba aherereye icyo akora, ubundi tubabwire no kuri Muyango, yewe tubabwire n'umwana we. Turabakunda cyane, muzajye mukomeza mukunde ibiganiro byacu, de commentaire zacu mujye mukomeza muzikunde. Nyamuna nimba utarakanda subscribe, ese ubundi bigusaba iki kugira ngo wowe ubashe gukanda subscribe tuzajye tubana kuno muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Mukomeze kugira umunsi mwiza, dusoze ikiganiro cyacu.